Muragwa Moise niko nitwa ngo ikaze ukurikirana ibiganiro byacu kuri YouTube channel yitwa Muragwa Moise Official. Ngo ikaze wewe ushobora kuba ari bwo bwa mbere ukurikirana ibiganiro byacu, ariko namwe mumaze gukora subscribe ndabashimira byimva mutima kandi mbasaba kugira ngo mukomeze mudushikikire. Bahaye ikaze kandi muri kino kiganiro kuko bisanzwe ni Muragwa Moise. Uyu munsi nifuje ko ari ibibazo tugenda twibaza ndetse kandi tubisubize. Ndizera ko nyuma y'iki kiganiro nawe uza gusigaho commentaire yawe kuko nayo ibikenewe. Hari ibibazo byinshi nibajije muri buno buzima, maze nibaza ibibazo byinshi ndagira nti ese intambara zose ziza mu buzima bwawe ni ngombwa yuko zirwana? Ndumva yuko bidakenewe yuko intambara zose zirwana. Hari intambara zimwe ukwiriye kurwana, hari n'izo ukwiriye kuignoringa, hari n'izo ukwiriye kurwana ucecetse. Intambara zose ziza mu buzima bwacu ntabwo ari ngombwa yuko tuzirwana. Hari izo dukwiriye kurwana ducecetse, hari n'izo ukwiriye gusuzugura zigatambuka nk'umuvu w'amazi. Mu gitabo cyanditswe na Sun Tzu yacise Art de la Guerre cyangwa The Art of the War, yagize ati guceceka ni intwari ikomeye cyane, kuko iyo ucecetse umwanzi ntamenya plani zawe, ntamenya ibyo umutekerezaho, ntamenya umugambi ufite, ntamenya ndetse na gahunda zawe ushaka kugeraho. Rimwe na rimwe ni byiza yuko dukora ibintu ducecetse. N'intambara zinshi dukwiriye kuzirwana ducecetse. N'umwanzi ugiye kumutera ukwiriye kumutera bucece. Naho wateguje umwanzi ashobora gupanga plan zawe zose ugasanga inzira zose yazizibye, ugasanga uguye mu mutego. Ariko kandi ushaka kurwana intambara nziza ni byiza ko twiga guceceka. Guceceka ni intwari ikomeye cyane. Ese wari watekereza iyo uhavugana n'umuntu yarangiza akaguceceka akakwihorera akagutega gusa amatwi, yarangiza akakubwira ngo urarangije kuvuga, yarangiza akagenda, uzubaba rugira mu mutima? Biba bisobanuye ko agusuzuguye. Buriya hariho n'intambara nyinshi dukwiriye guceceka bikagaragara ko twazisuzuguye. Si ngombwa yuko intambara yose ije tuintervena tugira reaction. Si byiza ko tureactinga mu ntambara zose zije mu buzima bwacu. Hari zo ukwiriye kudaha agaciro zigatambuka. Ikindi kibazo nibajije muri buno buzima, ese amagambo yose bakuvuzeho ni ngombwa yuko wisobanura? Ndumva nabyo bitari bigakenewe yuko wisobanura. Ukuri kuzwi na wewe n'Imana yawe. Hariho ibyo bakuvuzeho by'ukuri cyangwa se by'ibinyoma, nabwo bikenewe yuko wisobanura. Hari ibyo udakwiriye kwisobanura ugaceceka, kuko hari igihe dukora intervention cyangwa se ureactinga, hanyuma ukabufunguye imiryango y'abanzi yo kugutera, uje wese akagutera ibuye cyangwa se imijugujugu. Ariko buriya ikintu cyose kibaye cyangwa se amajambo yose bakuvuzeho ni byiza yuko umenya nawe guceceka. Bigaruka hahandi nyine, si ngombwa ngo wisobanure ku magambo yose yabo y'ukuri cyangwa se ibinyoma. Iyo ari amagambo y'ibinyoma afata igihe gitoya cyane akaba yararangiye, nta gaciro aba afite, araza akagenda akarangira. Ariko iyo ufashe umwanya ukisobanura, ukaje kuri social media ukisobanura, ahubwo uba wongera umuvuduko w'abagusebya, umuvuduko w'abakwanga, ubahaye ijambo. Ariko iyo ucecetse baravuga bikarangira. Ariko kandi hari icyo twiyibagiza, ese wewe amagambo yose wumvishe ni ngombwa yuko yashira kuri social media? Social media yaje ari nziza, ndetse n'uwayizanye yashaka kugira ngo ahuze isi ndetse abantu babeho mu buryo bwiza. Ariko abantu barayanduje, basigaye bashiraho ibintu bikomeretsa abandi. Dufite inkomere zakomerekeye muri social media, dufite abagize depression, dufise abapfu benshi bishwe na social media. Hari abayibona batagishaka no kuyijaho kubera ubusebanyi cyangwa se guseba byagiye bihakorerwaho. Ukabona abantu baraje bafashe icyumweru cyangwa se iminsi basebya abandi kuri YouTube, kuri Instagram, kuri TikTok n'ayandi ma social media zitandukanye. Ndumva yuko bitari bigakenewe. Ariko se uzufata umwanya ugatekereza nyuma y'aya majambo, imyaka uko igenda ko ibintu byose bisigara kuri social media, ntuzobyicuza?
ese aya magambo tuvuga tuba dutekereza yuko umunsi ni umunsi ashobora kudukoraho? Ni byiza yuko mbere yuko tuvuga tubanze dutekereze, ese ibi mpaye mvuga bifitiye akahe kamaro abo mpaye mbibwira? Ese ntabo biza gukomeretsa? Ese umugambi wanje wo kuja kuri social media ni ukubabaza abandi cyangwa se ni ukubakomeretsa? Ndumva bitakabaye ngombwa kugira ngo ukore ikiganiro cyangwa se uje kuri social media kugira ngo usebanye. Twige kubana neza kuko nibyo by'ingenzi. Hari umugani uvuga ngo amaso ashobora gukora ikosa ukabyikuramo, amaboko yawe ashobora gukora ikosa ukabyikuramo, ariko akanwa kawe cyangwa se ururimi rwawe rushobora kuguta mu kaga utazikuramo. Ibyo tuvuga, ibyo dukora nyuma y'imyaka myinshi bizogaruka, bishobora kutugiraho impact nziza cyangwa se mbi ejo hacu heza. Ariko kandi tekereza, mu gihe ushobora kuziyunga na wa muntu kandi waramusebeje, uzumva ububabare bwawe buzoba bukubye inshuro zingahe? Urumva uzigaya inshuro zingahe? Imana yaduhaye ururimi, hagati y'ururimi ishyiraho amenyo, ishyiraho n'iyi minwa. Aya menyo n'uyu munwa iyo uwufashe ukawubumba, ntabwo ururimi rushobora kuvuga ngo byumvikane, ariko uru ni uruzitiro twahawe. Uru ni uruzitiro rukingira ururimi mu kuvuga. Iyo uruzitiro rwawe utarukinze neza, niyo mpamvu mbere y'uko uvuga ukwiriye gutekereza. Mbere y'uko ijambo riva ku rurimi rwawe rigasohoka, ukwiriye kwanza kubitekerezaho cyane. Nayo mpamvu Bibiliya ivuga ngo mbere y'uko uvuga uzunguze ururimi rwawe inshuro 7, ubanza ubitekerezaho yuko bishobora kukuzanira ingaruka nziza cyangwa se mbi. Impact bishobora kuzana ni iyihe mu buzima bwawe? Si byiza ko ikije cyose ucitamo cyangwa se ngo ukivuge. Hari ibyo ushobora kuzokomerekeramo mu myaka iri imbere, cyangwa se bikagira n'ingaruka mbi ku rubyaro rwawe. Ikindi kibazo nibajije, ese amagambo y'ukuri cyangwa se ay'ibinyoma, ninde mugenzuzi w'ubuzima bwawe atari wowe wenyine? Umugenzuzi w'ubuzima bwawe ni wowe wenyine. Ni nayo mpamvu ukwiriye guceceka ukabiheza gusa igihe ni umutoza ukomeye cyane, igihe ni umwarimu w'umuhanga, igihe kizi kugena ibintu, igihe kizaguha ijambo mu gihe runaka cyangwa se rikikwambure. Ariko kandi uzotekereze mu gihe igihe kizoba cyakwambuye ijambo bizogenda gute? Iyo tuvuga twikururira abanzi cyangwa se twikururira inshuti nyinshi, ni ngombwa ko dutekereza ko ibyo tuvuga bishobora kutukururira abanzi cyangwa se bikatuzanira akarambaraye. Ikindi kibazo nibaza, ese abakubabaje bose n'ibyo bagukoreye byose, byaba bibi byababaje umutima wawe, ni ngombwa yuko ubiheza ububiko mu mutima wawe? Ndumva yuko umutima wawe ntabwo ari trash, ntabwo ari pubele ikije cyose cyinjiramo kizokonona. Ni byiza yuko mu buzima bwawe cyangwa se mu mutima wawe hinjiramo ibintu byiza, ibintu by'agaciro, ibintu bigufitiye inyungu. Si ngombwa ngo ikije cyose mu buzima bwawe ugiheze umwanya. Si byiza ikije cyose mu buzima bwawe ugifatira umwanya ukagiheza ikibanza mu buzima bwawe. Nufata amajambo bakuvuzeho agukomeretsa akaba ari uheza umutima wawe, nta nkeka uzogira ibibazo bikomeye. Ariko se tekereza, aya magambo ngiye guheza umutima wanje ari icyo ubufasha? Hari icyo bifasha ubuzima bwanje cyangwa se umutima wanje wakiriye amajambo? Ni byiza yuko tugaburira ubwonko bwacu ndetse n'umutima wacu ibintu byiza bitwubaka bidufitiye n'akamaro. Ntabwo ibije byose bikwiriye kuronka ububiko mu buzima bwawe cyangwa se mu mutima wawe. Ibyo ubona bigufitiye akamaro nibyo ukwiriye gushyira mu mutima wawe, ugashyira mu byumba by'umutima wawe. Ariko kandi ibitagufitiye akamaro ntukabiheze umwanya. Biza bica mu gutwi kumwe bisohokera mu kundi, kuko ibitagufasha ntukabiheze umwanya mu buzima bwawe. Ikintu cyose kitakubaka ntukagiheze umwanya mu bitekerezo byawe. Uzoheze ibitekerezo byawe ikintu kikubaka,
ubona kigufitiye akamaro, ubona gifite aho kizokuvana n'aho kizokugeza. Ariko kandi ububiko bw'umutima wacu ntabwo dukwiriye kuwushiramo ibintu bibi. Bibiliya iravuga ngo urinde umutima wawe wowe kuruta ibindi byose birindwa, kuko ariho by'ubugingo byose bikomoka. Umutima w'umuntu nibwo bwiza bwiwe. Mu byo dutekereza, mu byo tuvuga ku bandi cyangwa se ibyo tuvugaho, ukwiriye kubitekerezaho mbere y'uko ureacting. Ntabwo twaremewe kubabaza abandi, ahubwo twaremewe kubera ibyishimo abandi. Wa mugabo yaravuze ati, kuri ino si nubura icyo usigaho uzosiga uteye igiti, kugira ngo n'inyoni niyareka mu cyari cyayo izomenye yuko higeze gutura abantu. Uzogire neza, uzifuza gusiga amateka neza kuri ino si, uzogire neza, uzovuge neza bose, uzoshimishe bose, kuko muri ino si ubuzima ni bugufi cyane. Abatunze byinshi n'abafite bikeya, nta n'umwe wabimanukanye kuzimu, byose biribwa n'abatarabivunikiye. Niyo mpamvu kuko ubuzima bwacu ari bugufi, dukwiriye kubana amahoro, tukabaho mu buzima bwiza, tukabana n'abandi mu mahoro. Ni umunezero wacu. Iyo umugenzi wawe amwenyuye ku bwawe, iyo umugenzi araye ijoro akuvuga neza, birashimisha cyane. Tukishimira yuko umuntu wese utambutse akuvuma, agutera amabuye, izina ryawe ngo ribe kimomo. Think again. Utekereze nimba ari byo wowe warakoze mu gusebya abandi, wisubireho ndetse unasabe n'imbabazi. Ibyo numva bikenewe. Ariko kandi hagati aho, intambara nyinshi tuzozirwane ducecetse, kuko ni ibanga rikomeye cyane. Barakarama, ndabashimiye cyane. Nimba kino kiganiro cyagushimishije, gusangiza abandi. Umwami Yesu abane nawe. Bye.